twongeye kubiyegereza inshuti bavandimwe mwebwe muherereye mu bice bitandukanye by'isi muza mukurikirana Imbuto TV1 mubimfura cyane muraba agaciro mwebwe mukomeza kutugaragariza urukundo ndetse no gukomeza kuduteza imbere muri abantu beza cyane. Dushimiye abari muri Kenya, abari mu Bugande n'abari mu bihugu byo hanze, no kuvuga ngo abantu bose bamaze gukora subscribe bazakurikirana ibintu zacu turabiyegereje muri kano kanya kugira ngo tubane namwe mutarayikora muyikore kugira ngo ibikorwa zacu zose muzaza mubibona. Dukomeza kuzana ibiganiro bitandukanye umunsi ku munsi, muze tubane. Kuri umunsi rero mfite abatumirwa babiri hano, murabona ko ari abasore. Ndaza kubaha umwanya batwibwire. Kwanza ntaravuga byinshi, kamanze mbaho umwanya babanze batwibwira hanyuma tuze gukomeza. Katangire kuri wowe. Yego, murakoze cyane. Nagasigano umunsi ku Imbuto TV1. Uyu munsi turabatumirwa. Amazina yanjye banyita Merewe Neza Muzuri. Murakoze cyane. Murakoze, natwe turi hano kubwo gutumirwa n'uno mugabo, kamwita umugabo ku bwanone ariko tagubaye umugabo. Amazina ni Zarugarura Amahoro. Murakoze. Ngira ngo murabumvishije, abatabazi murabamenye. Kuri uyu munsi dufite ibintu tugiye kuganiraho, ni ibintu by'iwacu Murenge. Tugiye kuganira ku makuru y'iwacu Murenge. Uyu mugabo twaraganiriye arambwira ati hari ibintu ashaka kuganiriza abantu, ashaka natwe kutubaza kugira ngo barebe ko tutoba twaribagiwe ibintu by'iwacu. Kuri uyu munsi rero nkaba namuzanye kugira ngo atugezeho message yashatse kutugezaho, kugira ngo rero ibintu nateguye ni ibintu bisanzwe kandi byoroshe nyine ku muntu wabaye Murenge. Ese mwabaye Murenge hari? Twabaye cyane. Mwarabaye? Ngende umwana w'imikingo. Umaze imyaka ingahe waravuye? Kera kwena nk'iki 13 gutya. Ariko navuye mfite ubwenge. Urashaje? Ndashaje mu Bugande. Noneho uno munyamikenke, nanje ndi umunyamikenke. Wewe? nje ndi umunyendondo. Umunyendondo? Akazatubwira ngo akabwa k'ibubembe kaza kakujya ukita kaganda. No. Reka mbabaze ibibazo, tureke kugira gutinda muri byinshi. Rero n'abadukurikiranye nabo ibibazo nabo birabareba kuko dufite benshi batabizi, bakuru nabo bagende babishakisha kugira ngo tworoshe ibintu. Yego. Rero ngiye kubaza ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere nateguye hano. Yego. Kijanye n'inka. Ese mwigeze kuragiraho? Twararagiye cyane. Nimba mwararagiye na bote, n'ibone, n'isapu. Twe twakaza tunaragirana umuhoro. Kwibisheke. Noneho ari iki kibazo ngiye kubabaza. Timuzi iyi nka ibyaye ijyambere. Mu Kinyamurenge. Bazayita gute? Iriza. Ibyaye bwa kabiri. Ibyaye bwa mbere ni iriza. Ni iriza. Noneho icyo si cyo nari mpize cyane. Nari nshaka nyine twinjire neza aho nari nshaka. Ibyaye bwa kabiri bayita gute? Impogazi. Ibyaye bwa kabiri bayita impogazi. Nje niko mpanyivuga. Bayita gute papa? Kabiri. Inki ibyaye bwa kabiri. Nje narize ngo ni impogazi. Tago impogazi. Impogazi reka ngusobanure. Impogazi ni inki itavyaye. Ninki dakamwe n'ikiri ku musozi idafite iyacukije. Iriya niyo mpogazi. Rero ibyaye bwa kabiri. Ibyaye bwa kabiri. Bayita gute pa? Kanduciyeho kabisa. Mwese nkabibutse cyangwe katwibutse n'abandi babadukurikirana. Ibyaye bwa kabiri bayita impete. Impete. Niyo ni ibyaye bwa kabiri. Icyo ni ikibazo cya mbere kandi kirabatse. Noneho tuzabwira ku cya gatatu. Icya kabiri. Yego. Cyo turagisinda none. Icya kabiri. Noneho hari ukuntu twakatuho
abasaza bakubwiraga ko yego wenda nkamuzehe wawe akagutuma undi ko sha genzanire hariya kotomoni yanje kotomoni ko murasitwumva neza uko ngavuga Yewe. ese kotomoni ni iki data ni nk'inkongoro cyangwa ni nk'inkoni muri make ngo ni kotomoni ariko jewe ngiyo kotomoni tayo muzi ngiyo no nimbabwira byinshi ese nubundi nimbabwira gati mu bifata kotomoni turabifata no ubu nyine bayita urabona bino bigezweho amafaranga turakijana mu mufuko wonyine uzi icyo bayashira nk'uko bakita wallet waruka kuvuga portemone yavuga ngo kotomoni none kotomoni waduchallenges oya kabisa nyine ni wavuze bijana mu mvugo y'abasaza ubu nyine ngo ni wallet jene nani taranayibona muri Kongo bakatuzishira bakazazihambira amahuzo noneho iwacu ese mwigeze kubona aho bacunda amata yego noneho amacunda twarayankoye mwarayankoye cyane bacundaga amata iyo bari gucunda amata bayacundiraga mu gisabo igisabo no noneho icyo turagitsinze icyo ngicyo mwari mwaje twatwaye igisabo none se tuzi ko turavuga ngo twamwoye amata iyo bavuye gukama twe tuvuga ko twamwoye amata noneho iyo akana k'ihene wenda kakivuka bakagakamira nyina iyo bakamye nyina icyo bazakamura cyita gute umuhondo iyo bakamye ihene aho ntabwo mvuze ko iba yavutse wenda uwo munsi noneho twe tuvuga amata ay'inka noneho mbwira ay'ihene amata y'ihene kurabaza amata y'ihene ukuntu yitwa amahene yego aragisinze gice ni ntabwo gitsinze yaragiye kugitsinda ariko si uko babivuga amahene amahene none azahita gute ngaya turakiguhaye icyo ngicyo hari bimwe ngiye kuzandekera komenti yego icyo ngicyo reka nkibasubize kubera ko ibindi bikurikiraho ngiye kuzandekera komenti nazo babimenye bayita amahenebere wari mu nzira ari kugendera mu nzira washikukayo ese iyo wayobye none uzuvuga wari uri mu nzira bagiye ko ari amahenebere noneho abari kuri komenti nabo bavuge ko natsinze naje ga bimwe kidaza mviragiza ngize imyaka 5 mu Uganda yagwiriye ako mfite gusubira ako noneho akandi kakabi mutanyereka ko mutabaye ruguru cyangwa se mutaganiriye n'abantu bakuru yego hari ukuntu bakazavuga ngo ngiyo umuntu avuye ahantu nyine cyangwa abonye umuntu akamubwira ngo twasangiye igisha uracumva uko nkivuze igisha apana igisha twasangiye kugisha nyine nk'umusaza akakubwira ngo wenda asanzwe uno mugabo hano akakubwira ngo basangiye kugisha abasobanuye basangiye kugisha bari babana nko mugahana kamwe oya bari babana mu kiraro igisha ni mu kiraro n'enkura herutse aho we warabitoye igisha iyo amubwiye ngo basangiye kugisha nyine ni mu kiraro icyo cyari cyananiye noneho hari ikindi kibazo tuzi ko iwacu twagiraga ibirambi byinshi bibiri ni nkayo gasarubu nyine niyo sarubu nyine nyine twebwe twagiraga bibiri nyine bucya ariko biri hamwe ariko ari bibiri
aha rekaga nyine nkubaze eh noneho hariya muri biriya birambi byari bitandukanye hariho icyo nyine abana wasangaga bicayemo nicyo bashiki harimo n'icyo umubyeyi se cyangwa se aba yicayemo noneho kiriya kirambi isi aba yicayemo bakitaga gute ikirambi isi aba yicayemo ise w'umwana bakita gute tutambwira mu kirambi muri saro se si muri saro hano ni muri saro oya nyine ntabwo twavuze muri saro twavuze tukibaruguru twagiraga ibirambi bibiri noneho akaba ikirambi gitoya ugasanga aricyo umusaza yicaye noneho umumama ari hano karacumba yicaye runo ruhande muri iki kintu noneho kiri umusaza aba yicaye nk'uwari bakitaga ambare mu rubimbiro mu rubimbiro nijo ndagitsinze oya ntago binahuye mu rubimbiro habaga hakurya guke mu rubumbiro inka urabona nka hariya niho bitaga mu rubumbiro none iki ngiki sinzi tukirekere comment tukirekere comment no ikindi gikurikira iyo bakubwiraga akagege niki kakora giki kabaga he icyo ndagisubiza none ndagishobora ngahe data akagege nako bakazashira amasahani he kakaza kaba munani ahantu hameze ko mu gikoni ubunyega hano ni igikoni ariko iri naho bakazashira amasahani gutya ubunyega n'ubugege hano mu Buganda cyangwa hano mu mujyi n'ubugege ariko bwakaza mu muhanda bakaza nko mu cyumba gutya bagashiraho amasahani gutya mu kagege arona kandi akagege icyari kiba mu nzu ni imeza hari imeza zari ziba muri Kongo akagege n'intuza akagege ni akantu bashaga mu ijumba oya ubwo ni urutara icyo ni igitara icyo ni igitara rero reka mbabwira akagege iwacu ntakuntu bubakaga akantu hanze ko kwandikaho amasahani hanze cyose navuze wewe wavuze mu nzu iriya ni imeza turagiye narinde mu nzira ruguru twagiraga ahantu tuza tubika inkongoro iwanyu ntaho mwagiraga hari haba noneho hariya bazahita habikaga inkongoro ndakazi ndakaguhaye gatsinda mu ruhimbi ni mu ruhimbi da uyu mugabo ni ahubwo niwe ukivayo ariko tubaze nyine zo mu Buganda zaje nabo ndabashowe nta nabatsinda so mu Buganda twe turavuga noneho hari ukuntu urabona iyo mwatetse amata cyo ni ikindi kera twagiye kiturihuta kugira aho zose unyibukije amata wa nta kibazo uzoyagura iyo mwatetse amata nyine iyo amata atahiye yakazaba gute aba yafubye aba yafubye ndagashoboye aba yatitse ko ndakaza ari amata yatitse nyine gasiga nteka amata hano ari amata yatitse nakazamo yagira ko tuyamenya cyangwa tukayeza inyabo oya mu kinyamurenge twakaza kuyabyarira naje nuko nicyo nayo nshaka kuvuga kuyabyarira aho noneho ari ikintu bakubwiraga nyogokuru akakubwira ngo data ugenda uzanire icwende ryanjye ubwira koko baza data wowe banza uceceke twumva ese iyo bakubwira icwende bakazuzana ikita icwende kandi akantu ni kabona kumvisha iminsi yashize icwende mu mwaka washize twenda ngo hari amavuta y'abakecuru yo kwisiga amavuta
y'inka se ntabwo icwende ryari amabuye amavuta ngo noneho byari nk'ibintu zo kwisiga nyine icwende iyo bakubwiraga icwende bagiraga ukuntu bateka amavuta y'inka bakayagira yo kwisiga niyo mvura yari mu nzu noneho gamure bayashiranye n'icwende kono kubona abantu bagomba kuziga n'urubiko rw'amavuta noneho ngiye kubabaza ibintu bibiri agashururu n'igihuha uzi igihuha yego n'agashururu izo ndabishobora wowe bitandukanye yego gute agashururu hari ukuntu umuyaga uzuza mwinshi gutya ukazujana n'ibintu n'amahuzo yanditse hanze noneho umuyaga iyo uzuha noneho ukaza n'imbaraga nyinshi ukubita n'ibigori hasi bikagwa uwo niwo muyaga sinabajije umuyaga igihuha nabajije igihuha n'agashururu papa agashuru n'ukuntu kakaza kaza vava kamakubita k'ikizungu gutya kakajana n'inkumwana y'inkoko gutya cyangwa ako nagaje noneho hari igihe umuyaga uzuhuha sindiyo noneho kurya umukungu hamwe uzamubona kubise gutya ako niko gashuru igihuha rero nicyo kiza bitandukanye nanjye ndabizi ko izo mubizi ariko mubintandukanyiriza uko bitandukanye birasa zose n'umuyaga zose bizana umuyaga ntabwo bisa kandi itibiza bizira rimwe ngaye kadusobanura cyangwa ukarekere abakomenti noneho ako ngako aba komenti ndaza gusubiza iki kindi giye gukurikiraho yego icyo ndagitsindaga icyo ndagitsinda niki kunanira nicyo tsinda noneho hariho kino ariko nzarugaramana yanjye hariho icyo bita umwirongi n'agasirongi nicyo nyine usubiza wari wakibonye ahubwo wari wagenda kivuga umwirongi ni umwirongi ni wawo kuvuza agasirongi rero agasirongi n'imbuzi umugano agasironga kagano karekare kafite umushombo ngo gasironga ushawe ni nko kira muri Kongo no wewe ndabona ari ukiza ahubwo ingo bamwamuretse mukafata njewe byose bya noneho nsigaje ibibazo ndabitsinda byose none mbo bitsindaga byose sinzi uriya mugabo agira inzika icyo none kiri no muri Bibiliya ahubwo kiri muri Bibiliya ndimugiranye inzika none se baba basobanuye iki data n'inzigo kuko no kugirira nabi namara nkama nkibika ku mutima nkugiriye nabi wowe ukakibika ngo niyo nkuru wa munsi yarandakaje n'inzika ni ikintu warabitse ku mutima wawe umuntu yokugire nabi kandi utakagomba kukibikaho yego icyamwisho navuze akavumba n'urwavumba n'umuravumba noneho ubitandukanye ugenda umbwira iki ngiki ni iki ngahe banza njyewe mbanza wavuze urwavumba njyewe nzi ni nk'uko uzubona ivu noneho hari ukuntu ivu uzohawe n'ivu gutya rikagaruka rikazana nyine ivumbi nyine rivuye mu ivu manake ni rwavumba rero umuravumba ni igiti tukunda kubona imiti yikorora cyangwa ageze ikora usorama ibibabi ni igiti manake kiba hano bacita ngo n'urwavumba umuravumba rero akavumba ni igiti cy'umuravumba kikiri gitoya akavumba ntabwo ni igiti cy'umuravumba nyine kiri gitoya akavumba ni inkoni nza nibuka are nyine utuvumba bakazumva nka kano gati nyine waciye nk'inkoni wati inkoni n'akavumba inkoni noneho wavuze urwavumba nyine ni kurya wakomeje nk'ahantu twakomeje umuyaga urahuje hari ibintu by'ijana n'umuyaga rano rwavumba umuravumba nawo ni umuti nyine mugana wamerewe neza uzokiza inkorora noneho kugira ngo turangize umva kano kantu gushonga no kunyangara
ndabishoboreje urumva ukuntu biratandukanye gushonga no kunyangara ngahe bitandukanye nimara turangize kuko gushonga ni nkuko uzufata amavuta y'inka afashe ukashira mu gasafuriya kumutse ugashira ku muriro noneho ya mavuta yari yifashe agashonga akaba ari kwidi akaba nk'amazi noneho ikindi bavuze ni kunyangara ni nkuko hoteli igitoki hari kunyangara kw'ibitoki kw'imbuto no kunyangara kw'abantu uzanga uyu mwana aranyanga kuba atarakuze neza umuntu kuba atarakuze neza gukura nawe yaranyangaye nawe